ni ukuri sa ntakubeshye maze igihe ntekereza uburyo nzakubwira ko nkukunda ariko umutima ukadunda. Mbesara mukobwa mwiza ikibasumba wahebuje imitima y'abahungu bose hano muri iki kigo. Ukuri sa ndagukunda cyane cyane. Ntabwo wabyumva ni ukuri. ariko gisa kintu kimbabarira rwose ubu kuko n'amasaha turimo nayo guteretana. Reba koko ubu uraje uzengurutse abakobwa bose bagize kino kigo. Ejo bundi sinakubonanye na Nadine, ejo bundi nkongera nkakubonana na Flavia, none reba nanjye nguje kwa Sara. Kereka ntazi icyanzanye ibyo byo kwirirwa muri iyo mikino yanyu muri teretana mukora ibiki ibyo ngibyo ntabwo aribyo byatuzanye. Nderumva reka niyigire kandi reka kuntesha umutwe. Reba nka mwarimu aramutse yinjiye mu class agasanga uvuye ku ntebe yawe waje ku ntebe yawe wasobanura ko waje gukora iki. Kandi reka nkubwire wasanga na ya exercise ya math utanayikoze. Ni nayo mpamvu mbona ugira ubwenge bukeya mu ishuri kandi we bazakwirukana. Ahubwo komeza bitegereza ya foto yari hano iri ku kibaho. Oya shasa, oya wimbwira ibyiriya foto iri ku kibaho. Bariya bari hano se bambwiye. Njyewe icyo ndebaho ni urukundo nkukunda kandi ubwo wumva ubwo amarangamutima n'amarira byose biragendana. Ndumva emosiyo poromosiyo zanyishe zandenze. Ndumva umutima ugiye guturika gutakaye hasi ngo ngutoragure. Ni ukuri nudacunga neza ahubwo uzasanga nituye muri kaburimbo mu modoka inshira hejuru kubera urukundo nako rwariye amuru. Kandi reka nkubwire uzengurukije ukaranganya amaso muri iki kigo cyose wabona ari njye musore mwiza urimo. Ako si ubu hari undi musore wari wabona wambara udufime nk'aki? Urabona ko ndi umusore mwiza brown w'inzobe wimeze neza kandi urabona ngende ari njye musore mukwiranye muri iki kigo ukareka kwiteza zanje grafu zindi. Ariko Gasake rwose wasitsa nuva gutanyina have sigaho di. Ariko ye ibyo rero nibyo wishyizemo na ya nshuti yawe ngo ni Kagofero. Ariko uyu munsi ko utaje kwiga umva reka mbabwire mwabahungu mwe niba mushaka kuzatsinda aya masomo bisaba kwiga cyane ntabwo bisaba kujenjeka. Uzaba witura muri kaburimbo utezwe n'andi umutima wakitura hasi. Utwo ni utugambo tw'abasore di. Abasore y'iyi minsi turabazi. Ngaho reba ukuntu umeze nta n'udufaranga wigirira uba utabasha no kunjyana muri kantine. Wowe urarutswe n'inzovu. Ni ukuri sa ni ukuri uramora ubusa. Urukundo se kurusanga urushatse nanjye sinjye de ni umutima undya. Urukundo ruranyuzura rukanwika cyane umuriro ukazura umutima. Ariko reka nkubwize ukuri uramutse unyemereye ni ukuri nagukunda urw'akaramata. Kandi niyo twasoza kwiga twakaba ababyeyi tukabanywesha byeri n'iby'Imana nabyo bikazamo byose bikemerwa imbere y'amategeko. Ni ukuri kandi nzategura ejo hazaza hacu heza. Reka ahubwo reka nkuho kanyu bitekerezeho wenda uzampa igisubizo kwa mbere tugarutse kwiga. Ni ukuri kandi sa ndakwinginze ubitekerezeho neza nawe ubyishyiremo ube njyewe ndagukunda cyane.